urumva rago wabura umuntu w'umugabo unyaye ku buriri cyangwa ariko umugabo kuyakora intu baraje byabitwa nk'urugero nka papa sava cyase buri koko buriya we byagenze gute nukugumirwa nuguhobaga nabyo usaba koko se ahubwo acyara gasore owe ahubwo byemba none barabahungu banze gushaka sibuna abahungurana abasore mutesi pe naye mugize umwe wa Theogene yego umugore wa Theogene yarago muri iyi minsi ariko abakristo bavuga ngo afite ibitero bya satani arasi n'ibitero gusa turashambikiranye Imana ijye imworohereza rwose afite ibibazo bikomeye muri iyi minsi yihangana muzanye mu kiganiro ariko ndaza kumuvuga ndamuvuga bwa kabiri urumva ni bya mutesi nanyoza na Claude Hey, ladies and gentlemen, call me MCT number 1 in the city. I'm telling you, I'm number 1. I'm number 1 in the city. It's been a long time coming, but today we're back in action. Bashimire cyane mwebwe mwakoze subscribe kuri YouTube channel yacu no kuri nakazi gakomeye cyane. Ni n'umugisha kuba tunabafite. Mbashimire cyane abantu mugira gute muduhereza comment buriya ziduhereza akazi tukamenya ibyo twakoze kari fresh, sibyo? Urumva so comment ziduhereza akazi tukamenya ko ibintu twakoze refresh cyangwa se bitaba ari byiza nabyo mukabitubwira kugira ngo tugire ibyo tugenda duhindura kugira ngo ibintu bigende neza. Nakubwiye ngo rero iyo ubuzima butameze neza nta mpamvu yo kugira ngo urakarire isi kubera ko ubuzima bwitwa ubuzima. Iyo dufite ibintu bibiri tuba dufite change ebyiri. Mutumirwa yarambiye kubera ko nshaka kwivugira ibintu byanjye ariko reka banze mbivuge. Ubuzima kubera ko tuba dufite ibintu bibiri, ibyiza n'ibibi. Iyo tudafite ibibi ntago babyitwa ubuzima, iyo tudafite n'ibyiza ntago babyitwa ubuzima. Bigomba kugira gute? Bigomba kuba amagirirane. Rero iyo bimeze nabi ugomba gushima Imana, niyo bimeze neza ugomba kugira gute? Ugomba gushima Imana. Uyu munsi rero nazanye umuntu kugira ngo twiganirire no kuganira ku buzima busanzwe. By the way no kuganira ku buzima busanzwe hazajyaza n'abandi tugende tuganira kugira ngo ibintu bigende neza 5 kuri 5. Behind the camera my brother from another mother bamwita Lucky G-Face original ni ukanda kanaka yes so hanyuma reka dutangire n'umutumirwa wacu abanza twibwire kwanza. Banza twibwire mwana ubundi witwa? Ngiye nitwa Emma karibu tubaye kaza mu kiganiro cyawe. Yakoze cyane. Hano nta bintu byadana tugiye kwiganira nuko tugiye kuganira kuri life isanzwe ku buzima busanzwe, sibyo? Emma ubundi umuntu avuze Emma ni muntu ki? Umuntu kumvishe nka photo first time yavuga ko Emma ari muntu ki? Emma ni umuntu usanzwe. Emma ni umumama umwana umwe. N'abagabo bangahe? N'umugabo umwe. Okay, Emma ni umumama umwana umwe n'umugabo umwe. Aho ni sawa cyane. Ujye nkunda kuganira n'abantu ba mama. Tugiye kuganira ariko umbabarire mbanze uri umubyeyi ufite n'umwana. Hari ibintu muri iyi minsi bimaze iminsi biri gutrendinga. Ndagira ngo rambe kubazaho numve we kuntu wabifasha. Ejo bundi nta minsi irashira nagiye kubona mbona mu cabinet cyangwa se muri nisema ni ibitwa byita gute murambabarira abagize neza baraza kumbwira hasohoka ikintu kivuga yuko abana bafite imyaka 18 bemerewe gukora ubukwe. Ubundi imbere yari 22 nimba ntibeshye cyangwa 21 hagati aho ngaho, sibyo? Byabiraje abantu nabonye barabigizeho ikintu bita babikubiseho saga za danje. Ubundi wereka mubaza cyose. Ubundi umuntu kubwaye ku giti cyawe umuntu yagakwiye kugira urugo afite imyaka ingahe? Kugira urugo afite imyaka ingahe? Okay. Ahubwo uvuze imyaka 18 uranyibutse. Nababwiye ko mfite umugabo umwe
n'umwana umwe ariko urebye neza umugabo we ntawe mfite umwana umugabo ntabwo twabashije kubana titi rero ikintu cyanunguye ngiki wari waratangiye kuntereta unyizeza ibitangaza urumva ukajya umbwira ati nubwo ufite umwana ntabwo ariko hajeho kiriya kintu cy'imyaka 18 amagambo urayagabanya nkajya mbona reka mubwire ikintu kimwe wenda nshaka kukubaza byarabonye abantu bavuga ati imyaka 18 hano nk'ikintu bagendeyeho urabona umwana w'umukobwa uyu muteye inda sibyo hari igihe ajya mu muhanda ngo cyangwa ngo ubuzima bwe bukangirika ngo bikaba ari byo bituma bivuga ngo reka habeho ikintu cyo kuvuga ngo abana ku myaka 18 aribwo bagira gute bakingirwa ese umwana w'imyaka 18 koko yakubaka urugo umwana w'imyaka 18 yakubaka urugo ntabwo bishoboka birashoboka cyane none se turebye kuri ba mama wacu cyangwa ba nyogokuru hari igihe bashakaga bafite 15 cyangwa 17 18 gutyo ariko se sibatubyaye se na n'ubu se wenda bakiriho ntibakiri mu ngo zabo ubwo rero ndumva ariko icyo gihe parido gatoya icyo gihe byari bitandukanye n'ibyo ubu ngubu bitandukanye yuko buriya n'umuco wa kiriya gihe kabanza bikubwira ubu kano kanya njyara akantu kamwe ngiye kukubwira hari ibintu twize tugera aho twiga n'ibintu bitabaho imico y'abazungu sibyo ngiye kukubwira hari igihe nigeze gutembera ahantu mu isoko banyereka ikariso urayizi bagereka ikariso barambwira ngo niyi ni ikariso nkabona n'utuntu tw'udushumi dutatu tumeze dutya sibyo ahantu nshaka kugutandukanyiriza ibyo bintu nyamara ako kantu ngo niko umwana w'umukobwa asigaye yambara akarenzaho n'akajipo inyuma cyangwa akayisharupe simbizi yangiza akajya mu muhanda ariko uzabaza amateka y'abantu bakuru wenda n'abiwanyu cyangwa bahere buriya umumama wa kiriya gihe yambaraga ibintu nk'umunani urumva yabanzagaho umugondo agashyiraho surujipe agashyiraho ikanzu ijipo agashyiraho ikanzu agashyiraho n'igitenge si byabagaho siko byabimeze byashoboka simbizi kubera iki batabunuzaga ngo bagende babunuje igihe cyose kigira icyacyo hari igihe cyagiye yariyo style yabo nkuko ushobora kwambara umupira ukarenzaho ishati ubu ngubu cyangwa umuntu akagenda yambaye umupira gusa cyangwa ukagenda yambaye ishati gusa hari n'igihe icyo gihe wenda hari utaranabyambaraga kuko kera se ntibambaraga ubusa imyenda yari itaraza ariko igiye kuza wenda bagiye bambara gake bwa mbere agashyiraho ikariso niba ari ikariso kera ikariso habagaho umugondo urumva noneho ubwo kuvuga ngo rero ngo wenda ngo imyambarire y'ubu n'iya kera atandukanye ariko abantu ntibatandukanye n'imyaka ntigeze itandukanye urumva kuvuga rero ngo reka mbanze mu masyo kimwe wowe urabona umwana w'imyaka 18 akwiye gushaka umugabo cyangwa akwiye gushaka umugore birakwiye cyane ahubwo ngiye dore ikintu ntabashe gutandukanya imyaka 18 ni ku bakobwa no ku bahungu mwese no ku bahungu sha wenda ku mukobwa byo nabyemera kuko na mukobwa uba muto ariko umuhungu imyaka 18 ndumva nta rugo wese na mukobwa uba muto ahubwo niba bahari utwe ntazi ukuntu bimeze yabereka mubwire kano kanya niba divorce umuntu w'imyaka 30 aragera mu rugo rukamunanira rukamuzunguza urumva aragera mu rugo rukamuzunguza wowe imyaka 18 noneho niho hantu hagiye kuzabaho ikintu cyo kuvuga ngo abantu bafatanye mu mashati kuko umwana w'imyaka 18 buriya ntabwo abatekereza nk'umuntu ufite imyaka 30 kuko umuntu w'imyaka 30 baravuga ati imyaka nifitiye reka ncishe make ngende gake ariko uzara umwana w'imyaka 18 igipfunsi atakigutera cyane oya byo biterwa n'uburere yahawe kandi ujye umenya ko n'umuntu w'imyaka 30 cyangwa 35 arasenya urumva ariko ahubwo ikintu kigomba kubaho sibye ko cyagombye kuba kibaho n'ubundi ni uguha uburere umwana wakiri mutoya n'uburere wamuha gukongeraho n'ubwo kubaka urugo kuko urumva ntago niba umwana yaravuga ati ngiye mu myaka 18 nzaba nkiga ariko urumva byahindutse we noneho muri ibyo bitekerezo hajemo n'akandi ati nshobora kuba narashatse
ariko wenda nta nubwo byabaye itegeko ngo bazashakira ku 18. abana baraje ni ukuvuga ngo n'ubundi izi saha hari uwagiraga 18 n'ubundi yarashatse cyangwa yarabyaye bakahisha amategeko ariko abantu banabigenzaga gake kugira ngo ibyo bibazo bitabaho. Yego ibyo ndabyumva ariko nanone ntago wavuga ngo imyaka 18 ntago ari imyaka mike. Ku mukobwa ye ku muhungu byasubye umukobwa ubukinyarira. Oh yes. Umuhungu ariko na ano ukabye yaragahungu buri agahunga baragahunga ano ukabye imyaka 18 imyaka 18 ngo zaba kinyaya ariko ibyo ari umukobwa nabyo ntacyo bitwara kwinyara umukobwa abantu babyazamufasha mu kubaka ntabwo ari byo bivuze nukomeza mwikorera ibyo bintu ndabaza numva ariko ikibazo cyawe ari ku muhungu urumva ntabwo waba uri umuntu w'umugabo unyare ku buriri ariko umugore kuyakura ndumva arabyo byabitwa ngaho nguko rero abakobwa mwumva ariko reka akantu nabonye abantu bagasizeho comments nanjye byongeraho ikibazo ndavuga ati umwana w'imyaka 18 ahubwo nibwo abakeneye kugira ngo yegerwe abagiye mu bundi buzima butandukanye n'ubwo yararimo nyine ahubwo agomba kwegerwa akiri muto akiri mu myaka 7 8 9 uzamuka hakurya hari Kacyiru niho birarira wamukura he kugira ibyo biterwaga n'uburere oya akamubwira ikintu kimwe Emma hari abana bigira nimugoroba ababyeyi bakabafunza inzu sibyo umwana kubi yapanze nande na gatekeeper hariya ati we mfite bitanu byanjye ndaca hariya nyamara umubyeyi nakora bataragize ngarere umwana we bwanyabyo none se icyo kibazo ni cy'ababyeyi cyangwa ni cy'abana no kuvuga ngo umubyeyi inshingano z'abagomba kuzikora zose urumva niba habayeho kunanirana k'umwana ntabwo ikibazo cyaba umubyeyi na kera barananiranaga sibyo handi wumvaga ngo babaroshye ngo byaye ariko si ukunanirana ahubwo hari igihe wenda babaga babahohoteye cyangwa babafashe no ku ngufu simbizi urumva ariko rero ni ukuvuga ngo ntabwo wavuga ngo umwana ngo yakunaniye nawe nguterereye byanga byakunda agomba kujya gushyingirwa hari ikintu yagukuyeho ubwo rero kuvuga ngo hari igihe ngo umubyeyi ngo agire uko agira byarangira umwana ngo akamucika ibyo ngibyo bitari ikosa ry'umubyeyi ese ubundi kuki umukobwa umaze imyaka myinshi atarashaka bavuga ko byagenze gute yagumye umuhungu se umuhungu nta muhungu ujya ugira nta muhungu ujya ugumirwa biba byagenze gute nk'urugero nka papa sava cyangwa se buri koko buriya we byagenze gute ni ukugumirwa ni uguhobwa ni uku nta muhungu ujya ugumirwa kubera ko umugabo ntabwo ajya asaza umugabo asaza yapfuye bako baba uravugisha ukuri uzi impamvu se bavuga ko umukobwa yagumirwa nuko hari imyaka igera akaba atakibyara nibyo bita kugumirwa oya hari imyaka igera ku gitsina gore akaba atashobora kubyara ariko umugabo apfa akibyara niyo mpamvu rero umugabo atagumirwa nawe byose buri koko se ahubwo aracyari agasore ahubwo byewe mbona bari abahungu banze gushaka si ubu ni abahungu ni abasore banze gushaka bategereje ku myaka 18 bategereje kuzashaka n'abana b'imyaka 18 ese burambira ngo azafite imyaka 30 abanyamakuru yuko muzehe James abaze bibona kare abantu barimo baravuga ati nyamara James birageze kageze twanyoye inzoka za James zaba zitwara umuntu imyaka 50 ariko 50 nagirimo ni kuva avuye mu kagurupe k'abasore k'abahungu rega iyo ubanza kura ariyo mu musore kagero kwa umuhungu ubanza kuba umuhungu oya da ubanza kuba umwana ukava mu bwana ubwo imyaka 18 ubaye umusore iyo umaze kuba umusore iyo ugeze 30 ubaye iki umuhungu oya
ahubwo muri 30 nubwo uri umusore ubanza ko umwana bakurikizaho ko umusore oya ubanza umwana ubakurikizaho umuhungu ubakurikizaho ubusore nyuma y'ubusore ahubwo ni ubugimbi si bwa bugira utarabyara yego ko Rwanda uratengamaye ibyo bintu gusobanura umunsi wose ariko James ngagiye gukora ubukwe nabonye n'abantu bashyiraho lash cyane Seburi koko papa ai Seburi koko ne papa sa Seburi koko Ramadan ari amuto bamenya undi nimbera King James Rocky wase Rocky yarahiye avuze ati ngiye mu bintu bitazatuma ngira nkagira ntabwo biri ati ibintu by'ibyana mu bimwe ngo mujye mubirenza ariko none ku ruhande rwabo nkabagarukira kubera yuko muri iyi minsi biragoye mwana iki se kigoye icyambere ejo ndabona Skaitu ari gusakuza aranyaje nabonye ari kuvuga yaje kuvuga ntabwo ari gusakuza ati nkaho Seburi koko za 2010 ariko abantu bakurikiranye neza ira filime ya Zirara zishya yari iriho ryari Zirara zishya ni iyi yabakanyambya namukarija igihe Seburi koko yaje gusimbura Kanyombya amaze gupfa muri filime cyane byari na 2012 cyangwa 2018 simbizi n'icyenda Seburi afite imyaka ikabaga muri za 30 na yes uko ngiye nabonye ikiganiro Irene agikora ku Isango Star Seburi ari kuvuga ati ngiye kuzuza iki 40 none ufata iyo myaka iciyemo hagati aho ngaho yose ugeze ubu ngubu sibyo Skaitu ko yamwongoje ngafite amafaranga yabonye amafaranga utatarongora reka nibyo kurongora batari ikibazo cyawe rega mwana ese kurongora bya bisaba ngo banze n'amafaranga utafite amafaranga byagenda bite ngo umenya ko ari igihe nk'umusore aba ari aho ngaho nyine akora cyane ntatire imbere ko nta mufasha afite kubera ko isaba byita umufasha oya w'inyakane iterambere ry'umuntu umwe n'iterambere ry'abantu babiri biratandukanye kiretse iyo ushatse nabi ariko ushaka neza ku kibaho bibaho neza abantu bose bashaka nabi ushatse kumbwira ngo papa yashatse nabi se ko kimera mama wawe bari ba mama kera naho ubu ngubu rwose byaranze rero bagifite imirimo abahinga ubu ngubu umwana asigaye akura yiga gusa ibintu byo guhinga nta byabazi umurage ni iki ni ishuri nta n'iminani bagitanga wenda hari ukuntu twakuze nane mama bakuze cyaba datavuga ati mwana wanjye ari hepfo hazaba iwawe kurenga hakurya hariya sibyo n'undi bakamuhereza hakurya hariya karangira mwabirwaniramo sibyo mutarabyubatse ariko ubu ngubu umubyeyi yishyuye ishuri 8 babigize gute hoye ahubwo mvuga ngo umubyeyi kwishyura ishuri byo ni inshingano ze ariko ikintu cyitwa ngo 8 kuvuga ngo aha ngaha ngo nzaha umwana reka umubyeyi asigaye aguha bitewe n'uko umufasha ariko ubundi ni ngombwa ngo umubyeyi aguhe agomba kuguha nese ni urugero titi urizi urarangije si yakoze icyo ashoboye cyose ubuze akazi ukabuza gute sigashaka komeza ugashaka uragashatse biranze urakomeje urakora biranze kandi ukeneye kubaka ngo ugire umuryango agomba kuguha ikibanza ukubakamo tuvuga ngo warize iki cyetse atagifite byo nta kibazo kirimo kubera ko utasipoza ko ntacyo afite ahubwo aho ngani urakomeza ukarwana n'ubuzima ariko mu gihe gifite akakiguhaye akagira gute akagufasha nawe nk'umwana yabyaye hari umugabo rero turi gukomeza turi kwigana turaza kuganira ibintu byinshi kaniboke wumvise story y'umuntu witwa nge ntago nzongera kubita ba pasteur kubera yuko naje gusanga atari byo ubundi pasteur kugira umuntu witwa pasteur hari ikintu bamudusha kugira umuntu witwa pasteur bisaba iki bigendera ko yewe yego man wendo baraduhoje ibibazo nuko zegera abakuru ba pasteur ndumva ko babyigira barabyigira hoya hakazaho n'impano ariko buriya impano iruta kwiga ahubwo umuntu yagakwiye kugira impano ufite impano ahubwo nibwo aba pasteur kurusha kubyigira
ejo bundi twabonye saga y'umuntu witwa Claude, uramuzi? Claude w'umupasiteri. Undi nyambona kuri YouTube. No mugore witwa arya yitwa nde? Asiya. Mutesi Pito. Naye mugize umwe wa Theogene. Yego umugore wa Theogene yaragowe. Muri iyi minsi ariko abakristo bavuga ngo afite ibitero bya Satani. Arasi n'ibitero gusa. Turashambikiranye. Imana ijye imworohereza rwose. Afite ibibazo bikomeye muri iyi minsi. Yihangana muzanye mu kiganiro ariko ndaza kumuvuga. Ndamuvuga bwa kabiri urumva. Ni bya Mutesi na Claude. Warabyumva byagisinya ibitaba pastor kubera ko harimo ivangirwa rikomeye nimba babyita kuvangirwa nimba ari biki Kireka nimba ari umwuka wo kuvangirwa kubera ariko ibintu byabo warabyumvise narabyumvishe nyagenda numva bike bike ibaza nkuriya muntu ngo ni umukozi w'Imana nako yita umukozi w'Imana bombi kwanza ngo ni abakozi b'Imana urumva bari abantu uko ari babiri hariya harimo ikintu bita ivangirwa wenda ntago ibintu bya Bibiliya mbizi cyane ariko hari ibintu wumva ukabona ko harimo ikibazo bari abantu njye nanicanye n'umuntu ahantu hamwe njye nkibonera story bwa mbere ndavuga ati ibintu bigiye kuba kururukuru sibyo avuga ati buriya bano bantu bafite utudiru bakinnye bibamo ubuntu bw'ubusambo abantu bitwaje Imana bakagenda bagakina ubudiru ndibwira umujamo bati bashaka ko ari ubudiru bakinnye sibyo ugasanga umwe arashaka kurya undi kandi umva ukuntu bavuga baganisha ku mafaranga umwe agatangira kuvuga ati atumwe babwiye kumusambanyiriza ubutare undi ngafite abagande urumva kandi bose ngo ni ba pasiteri bayoboye inama z'Imana ariko nimba ari iz'Imana bayoboye nabyo simbizi urumva ibyo biragenda biba kururu umwe akavuga utw'imbere tw'undi undi akavuga utw'inyuma tw'undi umwe akajya ebana biba kururu byataka naye ndavuga ati rero sasa gahunda kumeze neza ura harya ngo yaza afite umugabo Mutesi Mwese nafite abana yafite abana atageze umugabo afite abana yarabwiye umuntu tuburiya umugore n'umugabo kuntu baseba ntago ari kimwe sibyo buriya umugabo nko kubona umugore wasinze cyangwa umugabo wasinze umugabo mu gusaba kwiwe ashobora kugenda akavuga ati ntacyo ariko umugore asaba kabiri uriya afite abana n'undi afite abana yego sibyo uriya umugore buriya igisebo iyo aciye mu muhanda aba afite n'icyo umugabo bitoto difference we ntarajya kure cyane ngo mvuge ubugambo bwinshi wowe ucyumva ziriya nkuru wazumvishe gute none se ngewe ntabwo ndi gushaka kumva icyo ushaka impamvu nshaka kuyikubwira urumva se byenda ari Mutesi sha ni Mutesi ese ko umuntu agusabye ukamwima biba bivuze guseba nese ikibazo none se uzi ko bari abantu ukuntu wabumvishe wumvishe batararyamanye oya ariko kandi ko kuryama nako numvishe ngewe numvishe analiza amakuru yabo ku ruhande ngewe numvishe oya byo kwanaliza byo wabugiye no gushinja icyaha umuntu utigeze ubona urumva gezaho ni ukuvuga ngo ngewe ikintu numvishe ko Claude yateretse Mutesi akamwiba yavuga ngo bahurire ngo mu cyumbati Muhanga mu cyumbati yacu hari ahantu hitwa mu cyumbati mu Kibuye ariko habarizwa ikintu cyitwa indaya hajya indaya naba bavuze mu cyumbati nabata aho hantu cyakoze ikintu cyo kigiye kuhakorerwa n'ibisazi urumva aho wenda wavuga ko kanabayeho ariko simbizi bamubwira ko amusanga mu cyumbati akamuhanga ikazi ry'itanu ngo ishakoshi sinzi n'inkweto urumva ahubwo mu myenda yambara buriya iyo kanzu ntirimo simbizi iry'itanu zaza tubanza tumenye ibiciro by'imyenda nabajya bicara kuri kamera tumenye ibiciro by'imyenda yambara turebe ko nayo ry'itanu irimo gahita tumenya ko ariko byayimuhaye yaba ko ibyo nawe simbizi biramureba ariko akamubwira biriya bintu nibyo bituma abantu benshi bakurikizwa kubona umuntu wizeraga wakurikiranaga ibintu bye ukajya kumva ukumva ngo arasambana ngo arasaba umva kandi kantu noneho kanyishe muri iriya nkuru ese ubundi ubwo wasubira inyuma ubwira umuntu ngo nyine umva kandi kantu kanyishe muri iriya nkuru wari ahantu uriya mugore zina rye rero ni Mutesi fa ko inkuru wayumvisha turi kuvuga ngo hari ahantu ngo yagiye ngo kuvana imyenda ya Claude mu nzu
ngo hamanitse ngo n'udukariso ngo korasi yambaye ikariso wasimbizi ngo n'utubogesi numvise biraro ndavuga ati dore umwanda mu ijambo ry'Imana n'ukuri kw'Imana bamanitse ngo n'utubogisi ngo n'udukiwe ngo uwo mugore njye numvise rekodi y'uriya mugore ari kubitekereza umunyamakuru aravuga ngo hari umugore wamuhamagaye ati nyabone kuri Pasterine ngwino nkurira imyenda ya Claude mu nzu yanjye yanze kuza kuyikuramo noneho uwo mugore habera umupfapfa neza ngo ati n'umupfapfa original ahageze ngabanza kubwira ngo uriya mugore mugenzi we ngo badusengere urumva yamuramburiyeho ibiganza ibyo biganza n'izina ry'Imana none se kuki we yahamagaye kugira ngo ngwino nkurire imyenda ya Claude nibyo ndi kukubwira harimo ikintu bana abantu kigaragara cyo n'utuntu utamenya ngo n'ibiki niba ari filime niba ari ibiki ntabwo ari filime ako byane umwumvisha ari byanyanja kuko ntago ngiye nakwimagina ngo nguhamagare ngo ngwino nkurire ikintu ahangaha nta gahunda ujyane n'undi uruvuze ngo yarazi ko byo bari babizi yarabizi ko ari sheri we cyangwa ari ibindi byose kuri cyo mwenda yaragize ko ntabimenye ubwo ngo naho ngo Claude yajyaga gusambana ahubwo se wemeye ntabwo njye simbizi ukuntu bimeze kabisa ariko okay ntacyo ariko njye hari ikintu kimwe nshaka kuvuga nshaka kugira ngo tunaganishe wowe ubonye umuntu urabwira ati ngwino nkurira imyenda y'umuntu hano runaka urabizi ibyo bapanga urabizi wangize ati ngo bandutsengere ubone se ubwo ubundi turetse n'ibintu byo gusenga urumva ubundi niba hari ibyo bapangaga ataramusenyeye ubwo wari usenyeye undi muntu wari usenyeye undi ntiwumvikanisha ko hari imyenda basize mu rugo kinuza yawe yanze kugira bigende bite ahubwo sinzi ibi bintu njyana neza ntabwo wamenye ibyari ubundi hari ikintu kimwe abantu bavuze ngo Satani arakoshya gaca mu gitondo akaguhururiza ibyo bintu byabo ikibazo cyabo barivuguruza bavuga ibintu bakanivuguruza haraho nabonye mbona Mutesi avuga ngo ntago ngo Claude yigeze amuhagaze mbona handi avuga ngo yigeze ngo kuba secretary ngo wa Claude bakajya mwana passe sha akazi ya passe zivaga ngiye nakiranya ngiye ko nari Pasterine wagiye wanyera pa urumva rero ngiye nangaruka byangira byabanza gukina kwema muri birabiye njye nicaye ndavuga ati ariko bano bantu ibaze nk'umuyoboke umaze imyaka 3 akurikira umuntu nyine nanjye nabyo mbangubwira noneho urebe ku yindi parti y'urubyaro rwawe abana bawe wumva ngo mama asamba ni Bugande muri Pasteur ndira rwose ibintu by'amavideo bijya bisibangana irana chiffre n'umuzukuru wa zukuruza wa sowani azavuga ati kandi sinzana w'abana kabitse kuntu leta bakazamura noneho wumva ikindi kintu noneho muri iyo Mutesi yari kuvuga bumva nabyo n'ubushitsi muri rero ngo Claude ngo ngurumva ngo yavuze agashaka kunsenya ngajya mu itangazamakuru bose abantu ko ari ibirodorodo nazi ukuntu batekereza ibaze abantu babiri bakuru bese bufite ngo n'amatorero musengeramo ngo muri n'abapasiteri niko mwita narangiza ibibazo byanyu mukajya kubikemurira ku mbuga nkoranyambaga wabaye nyebye bino kugira ngo niba ari filime nese ubundi kugira mugani bategerana nk'abantu babwiza butima bwiza n'abari amaturo abe makeya aho kugira amaturo abe makeya kuki bategerana nkabo ngo begerane baganire bavuga ati bireye turimo tubireke bakemurana ibibazo byabo uko ari bangahe baze imbere y'abantu byibura ari beza bigaragaza nk'aho hakundi baherekera ahubwo ikintu kiriho ni ibiceri bari kwishakira ntabwo ari ibiceri bya views biba ari views bari gushaka byo byaba ari ibindi bintu ntabwo yako views ahubwo bari kutugusha nkatwe twari dufite gahunda yo gukizwa oya ntabwo ukijijwe oya nyine nyine biriya bintu byatumye ngwa biriya bintu byatumye ngwa pasiteri agiye kuza arava hano gusenge ansengere arava hano gusengera tubiye pasiteri nizeye ko atari wabandi wambwiye urasa byamfasha urumva rero njye ikintu nakubwiraga cyangwa se twaba tunariho bano batipe aba batipe uko ari babiri bose njyewe narabarebe ndavuga ati uko aho mwabereye ibiwerewere mwese ntabwo mwakwifuzamo hano nkuko wari ubivuze bagomba kwicarana nkuko ubwo bugoryi bwabo babukoze bari hirya iriya bakongera akicara bati mu bugoryi twakoze basi reka itorero rye kuducishamo iki ijisho
kimwe n'abana bacu bari kuducishamo ijisho hariya bakoze ibintu bibiri nk'ababyeyi basebeje umuryango basebye idini nabo ubwabo barisebye ubwo ni bitatu shati tireka mubwire ya bintu byo ni kuri Imana agiye navuga ngo byatumye hari abantu benshi bafite inzira yo gukiza bakaba babihagaritseho gato kuko uyu tureba wa muntu urenze ufite ubumenyi kurenga ubwawe kuri Bibiliya ugasanga ameze kuriye tuvuga ati ibintu ntibibaho tuvuga ati ahubwo naribeshye natwaye n'umwanya wanjye umaze imyaka 3 uba mu rusengero rw'abantu uravuga ati mu bintu bya mbere nicuza nuko nagiye hano hantu ahubwo uzi ko batatekereza n'ibyo bintu byose ako wari uzi ko ngo hari n'abantu bakoresha utuntu nka turiya bafite utundi tuntu bari gushyira mu bantu tutari seriye ahubwo bakoresha n'amashitani aya mashitani none se urambwira gute ni seki biriya bintu nabo reka mwereke titi abapasiteri bose bari kutubwiza muri ino minsi ni abapasiteri ngo banyweye itabi ngo basambanye ngo baroze ariko ibyo byose siko ntabikoze urumva ni abapasiteri wese nakoze muri ibyo kaba nka kamwe usigajemo iki kugira ngo wuzuze inshingano za pasiteri wowe muri ibyo ujya kumva umuntu ugiye ubonana akagarake ngo nsunda umva ibyo bintu akanabivuga ari proud yabyo noneho ukibaza ubundi ashaka kwerekana iki ukibaza ese abana yabyaye cyangwa bazabyara hari ikintu kimwe ese ko hari no bivuga kiri umukobwa cyangwa kiri umusore aba yibaza ahantu azashaka cyangwa se umuryango azashakamo bazamufata gute uranyibukije ejo bundi nazo ndakorera stati y'umuntu witwa Kasuku yasizeho umugore wari kuvuga ati ngiye buriya navaga mu rugo n'abanyivi wacu banumye kuvoma nahita nangira nkikinisha nawe ukana nakabanywa no aravuga ati ibaze nk'uyu muntu ari mama wawe ibaze ishuri waba wigamo ukabona nk'umwana mwigana araje ati arya ibisinyokora wawe nyine kuki badatekereza nyine hari ibintu abantu bagira ngo wenda ngo gutanga ubuhamya sometimes ngiye maze kubona ko ari nko gutwika sibyo ni gutwika ibi bintu byaje byitwa gutwika shama ima ariko biriya bintu byo gutwika ugasenya umuryango wawe ntabwo ari byo gutya kubera yuko njye navuze yuko Emma nuza ukambwira ati jewe ntikirishirizaga hariya ku muhanda ndakwishyura aya ngaya uvuga ibi ngibi ariko muri kureba exactly murebe future yawe uburyo bizagenda kandi izi mbuga zacu shaho nubwo byamaze imyaka 100 ndashyiramo akazina kanjye ushaka ntwara tudere ngo mama wawe ibintu barimo ntabyo bazi nese ubwo hanga umwana w'imyaka 18 ugiye kujya gutereta yabyawe na mama na mama bavuze ati genda narongora mu nyina bakabijana ati nako bararenze sinamenye utuvuga ati umwana we w'imyaka 18 ari muri magana 3 mu nzira ana gushikashiga mama wawe wari muri veni kujya batera ikirenge mu cyage nese urambwira ngo uzahana umwana wawe usizamubwira ngo dore ngo narongoye ndongorwa ntabwo batandukanye wowe rero ngo ntuzabikore azavuga ati se wabikoze abaye kusuri siwambyara natahubwo ati umuvuna nuwo nguwo urumva rero ibi bintu rero njye nibyo nabwiye abantu ndavuga ati ibi bintu abantu ntabwo bagakwiye gukora gutya ibi bintu abantu baza bakumva ko bazigisha ijambo ry'Imana nuko banje kuvuga ngo history zawe wakwigisha ibyo wigisha abantu kanya ibyo ama history yawe ukayibona ko bibundi ibyo n'ubundi ntuzabaza ibyambere utarangiza aho kuzabazwa ibyo wakoze ngo baratangiye kuvuga ngo wakiyagasize ariko ibyambere ntacyo waruzi wabikora gutazi ngo inzira nca muri iyi ngiyi cyangwa ngo hari ukuntu babona kubikora bagize amana icyo gihe ntabwo wagize amana kuko ntabwo wari uzi ngo inzira nziza ni ibyo rero bireke biguma aho byahoze utangire icyatsi muri kumva birangiye vogotamena ariko yewe umuntu akiyandaragaza akajya kuri mikoro ngo buriya ngo njya mbabona kwa Sabe ariho bari kwiriza benshi ngo buriya Sabe nabari abamama beza cyane babagabo ngo umugabo ngo arwikire mu nzu ngo abyaze abana 7 reka kuba umuntu yakubyaza abana 2 utaramenye ari we ariko
ahubwo n'ikibazo gikomeye ahubwo se barindwi ujya kubageraho ubwonko bwawe bwaracuranye baba barakuroze byagenze hari udukinamico tuba kwa Sabe ndeba nkavuga ati Sabe wallahi mu script wawe umuntu wakwandikira script yawe ni umuhatari n'umuhatari akaza kari bimwira bikaza none se byo ndo waburaza ngo abasiga ibitunguru none basatse gikubita hasi baravuga ati konyagasa aya naji ibitunguru nabwo bahabeshe alenge mbako na bamubeshe uzaza GFS kugira ngo umuntu abe muri filime yiyo zamubaze ntabwo bipfa gukora abigenza ata GFS no gushyira mu rusenda nakashira mu rusenda urumva rero ahubwo nyirashatse kuzabwira Raketi ariko wazabwiye Sabe akagoreza akazi kuzi no kwandika cyangwa akagora abagore akabandikira filime neza ahubwo bari nabari anyways oya mani rega ku ruhande rwa Sabe bari mu kazi kiwe ntacyo babitwaye ahubwo uriya mugore wemera yuko bagenda bakamukoresha gutyo cyangwa se akagenda agakora ibyo ngibyo ari ubufaranga agiye gufata ku kanya sawa simbizi reka kubyinjiramo cyane abagira ngo tumumenye ariko tuba twamumenye akaga twiko katwinjiza wa mugara wa papa cyangwa nese uyabaranga n'amafaranga ye bagwa ngo wishyire hanze banzu yambwira wishyire hanze sura y'imyaka ufite ibintu umaze gukora ni amabara washyira project ni amabara ariko mbwira titibwira amafaranga baguha ubuzima bwawe bwose ukabushyira hanze ngenda project washyira hanze aya nakwirinda nipfira ndi umukire nane bakanshira mu umva bakanza abantu bari seriye cyane kandi nibazi kuntu baba bica venire yabo anyways turi kugana ku musozo tugenda twaganiye ibintu byinshi twavuze ariko yabikeneye kubera ko bino bintu biri very cast kubera yuko hari umuntu wambwiye ngo yigeze kujya ahantu karapfukama ariko ngiye burakamubwira no kugira ngo nansengere ukireho ibiganza byawe byango byakugora ariko umuntu agusenya ngo bigende gute Wewe kugusengera kunsengera wansengera wansengera nta kibazo ariko kunshyiraho ibiganza byawe sinzi ibyo wowe wikuramo sinzi ibyo ubukira sinzi n'ibyo uvuye uraza na kiragiye ko byazamuka akagusengera avuye mu cyumba yababwira ni ibaze muriya mu mama wavuze ati ngwino umvanire bya Claude mu nzu yanjye yaranze ko bati ngo tsenge izina ry'Imana rifite ariko yumva wabana kiranutse ubundi ngo ushaka gukindwara irada wamweretse ko Claude hari by'amazi iminsi agira ari mu kazi papa aravuga ati rero kugira ngo bitewe n'ukuntu mwizera buriya ikintu cyose wizeye kikubaho ati nsengera ibintu byose maze n'iminsi bimve buriya bitagutangaza kuri iya muntu wamusengera we akamererwa neza ashobora kugusengera wowe kubera ko ibyo wizeye wakeka ko ari byo bikakubaho nko kuri uyu musengeye akaba ari ujyana ikibazo bitewe n'uko amusengeye ariko mu mutwe we bitamurimo ariko uriya wizeye ikintu wizeye cyose kibaho ibyo byo ndabyemera ariko yawundi aba bati imyaka agiye gukura aha ngaha bimaze iminsi mu kazi cyangwa ukajyana nayihumuriza ibaze wallahi guhamagara umugore ati ngwino umvane imyenda ya runaka hano kandi uzi neza ko hari gahunda bagirana ariko ibyo wenda tunabirekera n'igihe wenda barimo kubeshya kugira ngo bamugane bitwikire ku mugabo wawe I'm telling you ntabwo turi ku karima hari hano banahuriye mu nzira bafite amateka maremare ariko bariya bashyizeho bafitanye utuntu njye narumvishe ndamumva ngeze ahantu mva amatiku ndayaramira n'akantu numvishe yaravuga ati se sinzi aramubanya ati se yaguhaga pasi atarabanje kumenya ibyo atanga ibyo ari byo ubundi nawe niba wohereza umuntu pasi urabanza ukumva neza ibintu bizakora cyangwa ntabwo bizakora urabanza ukacyumva ariko abana batipa baba bagira ngo ninjije abanyarwanda ninjije baba bumva ibintu byabo yansabye ngo ndamwiye attention ubundi uyu muntu wala una bazaza abagusaba umwimute ko kwimana ari icyaha biterwa n'ibyo wimana ibi bikize yamusaba ibyo atazi ko afite se ibintu byose se bagusaba wabitangaho mbifite nyine nabitanga nabibigumana cyangwa bimaze iki so ladies and gentlemen turi kugana ku busozo
uyu munsi twaganiye twari turi kuganira na Emma ni umuntu tuzaba tubana cyane kabisa hano kuri YouTube channel yacu ariko by the way njyewe conclusion nge navuga kuri biriya bintu byaba ari abantu bane bajye bareka kuzana deal bajye bareka kuzana ubudiro bwa muri deal z'Imana bakina ibyabo ku giti cyabo ariko Imana ibintu niyo mpamvu nakubwira ati njye sinshobora kwita umuntu pastor ntazi pastor w'ibiki uri gukora ubugoryi sibyo ubwo birabareba ubujya bajya vuca umugani mu Kinyarwanda ngo abahuje amaninyo barogana urumva ubwo nawe uhuje amabuno bazanye gahunda zabo sibyo abahuje amaninyo barogana bivuze ko bose ari pastor sibwo bafite nane ba pastor ahubwo kubera ko bafite uburyo babihujemo n'iki byose ubwo barogana bafite uburyo bagenda ni nk'ukuntu agiye kubona nkaboneje bundi hari trend za The Ben ngo na Bruce Melody ngo amabifu yabo n'iki bya man abantu bakajya mu butiku bw'amabifu kandi ngo nabanyamakuru imyidagaduro mu Rwanda kandi hari ibitaramo hari album launch abantu bari kuvuga bati mu promote ingeze album turebe ko abantu bazaza mwe muri The Ben na Meddy nabi were abantu bamaze kugafata cyangwa urumwe njye narabone ndavuga atari kuma especially respect bora hari muri kariyeri ya yitangazamakuru habamo abamo ibyiciro bibiri bitandukanye hari abantu bazi kuvuga inkuru nyine akayivuga akayiryoshya akayishyiramo n'umuriro sibyo ku buryo ya nkuru uyumva ukumvira ryoshye ariko inkuru nta makuru ya nyayo afite ari utuntu yavanye ku ruhande akaza akahita dukubita hari akavuza induru ukavuga ati byaryoshye abo naguheza nk'urugero nk'umuntu nkafata ku mavuta nuko yimereye nyine baguhereza amakuru ukumva kuyavuga we bazi kuyavuga ariko fact zabo ziraciriritse ariko ukabona abandi bantu bafite amakuru ya nyayo bazi n'ubusesenguzi bwabo ariko ukabona kuyavuga nabyo kuyahereza umuntu biragoye kugira byizumvikane ubwo aho natavuga nk'umuntu witwa Pundit Peacemaker nyine abo bantu baba bahari nyine ukajya ukabona abantu bagiye barasakuza bari kusakuza ku mabifu y'abantu nyamara hari abana bakeneye promotion hari abana bakeneye kuza bakica kwizo kamera mwicayeho bakeneye kuzamuka ariko murajya gufata abantu bahuje amabuno bagiye kogana mukajya kwinjira mu byabo ariko attention yose itangazamakuru ikagenda ikajya kuri biriya bintu n'abanenze mwa presenter mwe mwita ngo nabashowbiz muraho murawayawaye so reka ngushimire rero kangushimire kuba waje uyu munsi Imana iguhe umugisha vraiment twaganiye ibintu byinshi abantu twagiye tuvuga tukanababwira nawe mwihangane nta garuka ari bibi kubera ko abantu ntabwo bajya bumva ibintu mu buryo bumwe hari umuntu ushaka kubyumva akabyumva nabi cyangwa akabyumva neza ariko by the way nta mutima mubi nuba kugira ngo tujye dukomeza ibintu tubitwaye mu buryo bumwe cyangwa ubundi kanyine tubasezere ariko nta usezera akigenda ibyo twaganira byose ntabwo twe tugamije kuvuga umuntu runaka nabi ariko byibura tugira ngo tutishyira ku karubanda kuko urumva niba amateka yakuranze ntabwo ari ngombwa ngo uze uyabwira abatayazi mu magambo make ngiye ko nabivuga ntabwo kuba umuntu avuze umuntu uko yakoze ibintu burya iyo ugize amahirwe ugira amahirwe ukabona umuntu ukugira inama ntakubeshe n'iki byose ariko nabirenze ubundi gukemura ibibazo byiza ubundi bakubwira ko ari tipu 3 ukemura ibibazo ku bwawe byakwanga ugashaka umuryango ugashaka inshuti inshuti zikaza nyuma ibyo ngibyo rero izo tipe kare ukitabaza amategeko n'ibintu bindi uritangazamakuru ni ikintu cyiza sinzi ukuntu biba byagiye ntabwo no kunanirana ntiwagakwiye no kujyayo ntabwo kujyayo aho kubera yuko abantu badasobanukirwa wagwana nta muntu twibanzeho nta n'uwo twibasiye Imana ibahe umugisha rero amashimire cyane reka twiyubahe muri rusange twubahane twiyubahe twubahane twubahane twese twishyira hanze